mu muhanda ahubwo utaraye no kurwaraza warigeze ubura icyo kurya utakiburase nahise narahingaga cyane naracuruzaga we tubwira ibyakubayeho nyuma y'ibyo gitsina gabo nyuma y'ububi bw'igitsina gabo ibyakubayeho icyo gihe nyine maze kuba maze kwandagara gutyo umugabo amaze kukwandagaza urumva uragenda nyine ugata umaze guta ubusugi uragenda ukabaho nabi uri ku byakubayeho nyine nibyo ngende kukubwira njye naragiye mba mu buzima bubi nkagenda ndagenda mu mezi 7 nabwiye inda yari maze kuba nkuru ngenda nkarara ku rubaraza hakaba n'igihe ugenda mu muhanda wasaba n'umuntu akari igihugu kugira impuhwe akaguha bitewe n'uko akubona akaguha akaba n'utaguha nyine ibibazo biragenda biba byinshi hahandi nagiye no kubyara sinagira gute sinabwira umuntu ko ndikunda ababimenye habaye 1 ku 100 araza njya mu nzu ndikingirana ndafunga ni kuri finale nibwo nasodotse gato ndakingura baraza bamwara kwa muganga ariko ubuzima burakomeza buba bubi. Yes, reka twongere tubaha ikaze mwe mudahema kudukurikirana ku biganiro byacu tuma dukora buri munsi. Reka nizere ko muri amahoro natwe wacu turi amahoro. Reka dusuhuze abantu baherereye mu mpande z'isi zigiye zitandukanye, abantu baherereye hirya y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa abantu baherereye mu Rwanda, mwese tubaha ikaze mwa bino biganiro. Nyuma ya kamera ni Intwari Didier, na imbere ya kamera ndi kumwe sundinde kukuvuga. Genda kuze ngomba kwivugira. Ibanyita Mukarukundo Valentine. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Muri amahoro? Turashima Imana. Twari twavuganye ko turuze guhura uyu munsi, uvuga ngo hari urugendo wenda rw'ubuzima budasanzwe cyane uko iminsi igenda idasanzwe kuri wewe. Kuri wewe uyu mwaka uri kubona bimeze bite, cyane imyaka yose yakunyuze mu maso yawe uri kubona ari ibihe bidasanzwe tumwe twagenda tunyuramo? Muri iyi minsi umwaka ntacyo twaye, ariko hari ibintu byagiye bihinduka kenshi nko mu mirire, mu bintu by'ibiciro byagiye bizamuka, mu biciro bya gaze, mu buzima bwa buri munsi ibintu bitunga abantu byagiye bizamuka. Nyine urumva hari ibintu hindukira yagiye hinduka. Ako tutajyemo ibyo ngibyo ni ikintu cyitwa ubusambanyi, nacyo nyine kimwe kiragenda gifata iyindi ntera mwa kino gihugu cyangwa mw'inosi dutuyemo. Biva kuki? Erega busambanyi si bundi busambanyi muzabuhungira. Busambanyi igihe cyose umuntu ameze neza ntawe utasambana, ahubwo twavuga ngo ikintu cya mbere ni ukwirinda, bakakoresha agakingirizo kuko niko ka mbere kajya imbere. Yego. Ese ubundi nta hantu haba hari ubusambanyi budasanzwe kwirinda bikaba bikomeye? Dufate urugero, umuntu yakugutse. Ese umuntu yakuguze waza kumushiraho ayo matiko yo kuvuga ngo ni wirinde cyane n'ugira iki? Gusa icyo twakangurira urubyiruko, ubusambanyi bwo ntago bwabura mu rubyiruko, n'abakuze barabikora, ariko icyo twababwira ngo babirinde, kandi n'ababa baranduye bagendere bafata imiti bayinywere mu gihe abandi batarandura birinde, bagerageze kwirinda, nibarangiza banywera imiti igihe, nibarangiza abandi batarafatwa bakoreshe Prudence kuko niyo ya mbere kandi nayo igomba kurinda ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ese tuvuze ngo umuntu ngabe ari ku rugero rwo kuvuga ngo akoreshe Prudence, ntabwo twaba turimo turamamaza ubusambanyi? Kuko gukoresha Prudence umuntu avuga ngo nimba byakunaniye ngo ukoresha Prudence, ese Prudence ni ngombwa cyane? Prudence ni kwamamaza ubusambanyi? Nago kuba nago twaba turi kubikuririza, ariko iyo byakunaniye byanze ushobora gukoresha iyo Prudence. Yego. Uyu munsi biva kuki ko igitsina gabo aricyo usanga kimwe kirakora ubusambanyi kuruta igitsina gore? Hari impande nyinshi, mu ngo haba hari ibibazo bitandukanye. Yego. Hari igihe rega umenye ko nk'abamama mu rugo kenshi bya bibereye mu mirimo yabo, mu bana babo, yagera mu rugo ugasanga ibyo uko umugabo uko abyumva cyangwa uko aza bivuga ntago ariko umugore we amwumva 100%, hagahitamo kujya hanze. Rero niyo mpamvu tubagira inama ngo nujya hanze hakurya ngo uzaze wanduza umugore wawe, wakoresha ubwirinzi. Wenda tumwe turaganira ufite wenda imyaka myinshi kuturusha,
hari ibyo nta muntu abura ubuzima bwamunyuzeho cyane, nta muntu abura wenda amateka cyangwa ubuhamya. Nuwe wamya wenda uri nk'umutima wawe utazapfa wibagiwe bwagukomerekeye cyane, wenda ku gitsina gabo? gushaka kubunyendereza. Oya, kwendereza no kugira ngo uri kunyinjirira cyane. Wenda icyo tuba dushaka ntabwo tuba turi kubikora kugira ngo tubigire, tuba turimo turigisha n'abantu twumve ngo wa muntu byabayeho nawe katari we wenyine, afite iyindi nshuti nawe byabayeho, ako ukaba wanamwigisha ukuntu umuntu wagenda ubyitwaramo. Rero nkubajije kuko ntagomba ndi kukwinjira mu buzima, ahubwo mbashaka duhumurize na wa muntu ariko araturaba. Gusa nk'ikibazo cyo mu rubyiruko, hari ukuntu nk'abantu bakiri batoya, hari ukuntu nk'abo bagabo muvuga bakuru bakuze binjirira nk'abantu bakiri bato b'abana, agasanga wa mwana aramwinjiriye, amuteye inda imyaka itageze, ugasanga nk'ubu yenda nk'ubu mwanjye nkaba narabyereye ku myaka 14 njyewe. Iyo myaka 14 rero urumva haba harimo ibikomere byinshi, hari n'ibibazo byinshi, habamo guta ubusugi, habamo guta kwiga amasomo ukayareka, ugashaka imibereho, ugashakira umwana wawe ubuzima bwiza. Uravuze ngo wabyaye ku myaka 14. Yego. Byari bimeze gute? Byari byifashe gute? Ntabwo byari byoroshye. Umugabo mwabyaranye cyane, yewe mwari muri kumwe, yaragufasha ute? Yakwitwara hute? Iyo bigenze gutyo ntabwo uba warabanye n'umuntu, iyo ari ibintu byaje gutyo bitunguranye. Ikindi uwo mugabo yaje, iyo amaze kubigukorera arakujugunya. Ahubwo nabwira abana b'urubyiruko birinde cyane bashikamye, kubera ko umugabo w'ikigero araza akagushukisha izo telefone, akagushukisha ayo mafaranga, akagushukisha utwo twa pizza, akagushukisha iPhone, akagushukisha utuntu twinshi cyane, utuntu twiza, akagushukisha gusohokana. Ariko aho ngaho niho dufatirwa. Yego. Iyo maze gufatwa gutyo rero, icyo gihe akora ibyo imbogamizi nahuye nazo nazikubwiye. Wenda hari ukuvuga ngo umugabo ntabwo yamfashije kurera abana, ntabwo yagize iki, ako hari ukuntu umubyeyi ahura n'ikintu atazapfa yibagiwe mu buzima, bijyanye no kurera umwana, bikavana n'ukuntu umugabo yamutaye. Umugabo wenda umubwiye ko umaze kubyara byari bimeze ute? Hari igihe uwo mugabo umubona, nta n'igihe utamubona, bikarangira gutyo. Ntabwo abantu bose bahuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo babyara abana, ntabwo akenshi bahura n'ababatenda. Hari igihe agenda bikarangira uko nguko. Mu muryango wanyu bakufata gute? Utangira kuba igicibwa, ugatangira kwandagara, ugatangira kugendana n'umwana wawe kugira ngo umushakire ubuzima bwiza. Nawe byakubayeho ko mbona wisera neza ibyo bintu byakubayeho? Byambayeho. Yego, byambayeho. Mfata umwanzuro yuko nagomba no gushaka, ahubwo sinzi ngo bizagenda gute. Wafashe umwanzuro wo kuvuga ngo ntabwo nzigera nshaka? Yego. Ubitewe se n'igitsina gabo? Icyo gikomere. Nsubiramo ako kantu ukuntu byagenze. Ukuntu byagenze, uko nabikubwiye, niba umuntu agutenda uri umunyeshuri, uri umwana, ugata ishuri, icyo gihe urumva ku ishuri ntabwo ukomeza kwiga. Kwiga birahagarara, gatangira guhobagira, gatangira kuba guhura na struggle zitandukanye, bakubwira nabi, bakubwira neza, bagutuka, gatangira no guhura n'ibibazo bitandukanye. Icyo gihe rero usigara ucunganwa no kugira ngo ushakishe ubuzima bwiza, ushakire umwana wabyaye. Ibyo by'abagabo ukabishyira hasi, ari nayo mpamvu umuntu aba yarafashe umwanzuro wo kubireka, akavuga ngo reka mpangane n'ubuzima buri imbere kugira ngo umwana wanjye azabeho, ejo azaba ari wungirira akamaro kurusha ba bandi bose batesheje ubusugi bwanjye. Yego. Umugabo wenda uravuze ati ngewe sinzasubira kubyara cyangwa sinzashaka, bivanye n'ukuntu abagabo baguhemukiye. Yego. Umaze kugera hanze hoho, warafashe uwo mwanzuro ugiye guhiga ubuzima, ntabwo ubwo buzima wahuye nabwo bukabura cyangwa bukaboneka? Byari bimeze gute ugiye guhiga ubuzima? N'ubundi ubuzima bukomeza bugoranye. Rego ubuzima utabonye imbere ntabwo wabona nyuma. Yego birashoboka nabwo ko yenda hari igihe nyuma wabona nabwo, ariko biragoranye. Umuntu afite ibikomere byinshi. Yego. Igitsina gabo gifata gute? Kugira ngo igitsina gabo ukuntu gifata, kugira ngo unyizeze ibitangaza byakugora, kuko umuntu afite ibikomere bidasanzwe. Yego.
nihe bikomere byo kuvuga ibikomere byo wabivuze ako kantu konyine ni kuvuga ngo wenda wahuriyemo imyaka umaze ko ni myinshi ako kantu konyine ni ko wahuriyemo n'imbogamizi z'igitsina gabo zigira amafuti menshi wenda singiye kuzintuza simbizi neza ako ushobora kuba zigira amafuti yego abagabo rero ubundi baravuga ngo abagabo nta bana beza kandi n'abana babi iyo agiye gukora n'ibyo ngibyo ntabwo aza kubwira nabi kubwira neza ariko izo ndonyi z'umunsi umwe nizo ziguhuta zikagukura aho wari uri yego nibihe bintu utazigera wibagirwa wakorewe n'umuryango wawe uvuga ngo uyu muryango n'uri ndawuvukamo nabi wacu ako nabo nyine baragize iki banteje ibyago icyo nazibagirwa ari nacyo nakubwiyeho buriya iyo amaze kugutera inda uri umwana ukamara kubyara uri umwana nyuma yaho na famiye usigaranye usibye ko yenda nta n'izo mfite ariko n'abasigaye bakeya ntabwo waguha agaciro leta yabona ko warumbye nta musaruro wabahaye icyo gihe bagufata nk'umuntu wabaye igicibwa mu muryango kuko mwanjye ubwanjye famiye yanjye yatangiye kumfata nabi ntabwo ngiye kunkunda kugeza n'isaha mbaho nkaho mbayeho jyenyine. Ni uruhe rwango wenda nihe shusho y'urwango bakweretse utazigira wibagirwa? Iyo bimeze gutyo umubyeyi arakubwira ati umusaruro nawe ngufitemo ntabwo ari we wamaye ko nakubonaga ntabwo ari ko nkubonye. Icyo gihe nkanjye nk'umubyeyi wanjye jyewe twahereye icyo gihe ducana ukubiri ku buryo n'ubu ngubu isaha aho nshobora kuvuga ngo nkoresheje n'ikiro umubyeyi wanjye ntabwo yaba ahari bitewe n'iki kubera ko ntabwo nkunda ntabwo nkunda nta n'undi muntu naho mba n'aka kanya keretse inshuti zo ku ruhande yego bayeho jyenyine. ubwo ngubwo turageze mu buzima bundi ese uravuga ngo guhera icyo gihe nta gitsina gabo usubira kubona wenda umusubira guhura? Icyo gitsina gabo gishobora kuba gihari ariko nta rukundo rurimo, ari ukubeshyanya. Ari ukubeshyanya. Kubera iki se kandi? Kuko bya bikomere biracyahari kuko ntago kuko mba mfite impungenge mfite n'ubwo isaha n'isaha ko nzi ko bya bindi noneho wa wundi yakoze n'ubundi bigiye kongera bikagaruka. Wenda dukwiye igitsina gabo cyakubyariye ni ikihe gitsina gabo cyaguhemukiye ukavuga ati uyu muntu arampemukiye? Yaguhemukiye mu buhe buryo? Umuntu wamemukiye n'uwo nguwo nakubwiye n'uwo nakubwiye wanyambuye ubusugi bwa mbere yego niwe muntu wamemukiye ni nawe nyiciye tarazanye zose nkambaye mu buzima nishimiye. None se ise w'umwana ubu ngubu mubanye ute, muravugana cyane? Ntabwo nongeye kumubona, byahise birangira. Mwahuye mukora gahunda gusa havamo umwana? Kuko urumva jyewe nari umwana, urumva umwana w'imyaka 13 umwana w'imyaka 13 umwana w'imyaka 13 urumva ntabyo abazi cyane, ntabyo abazi n'ibintu ukore bwa mbere baguha iryo rindazi bakaguha n'iyo fanta ukinywera ntabwo uzi iyo biva n'iyo bijya. Genda byibuka ko bamaye fanta ya oranje n'irindazi, ibindi ntabwo barakinga ibikorwa birakorwa ariko icyo gihe bihita bifata nk'ibisanzwe ntabwo uzi ko bizaba ingaruka nyuma. Icyo gihe bitewe n'uko ungana rero sasa ntabwo bitewe n'uko ungana ntabwo ubutekereza. Kuvuze ngo barakinze bari bangahe? Bari babiri, umwe arakinga arasohoka hasigara umwe. Umwe yararebeye aravuga ati reka kinga, ati genda nawe ukore gahunda. Yarakinga undi arigenda arasigarana n'umwe. Ariko urumva umwana w'imyaka 13 nta mbaraga bafite nta n'amagambo afite yo kuvuga. Yagufashe ku ngufu uwo muntu? Atari ku ngufu size ubwo cyane nawe hari ukuntu umubiri wawe wakwatatse nawe aravuga ati reka numve bino bintu ukuntu bimeze. Wapi ntago nari umwana, ntago nari nanabizi, ntabyo narinzi. Yego ukimara kubyumva aho wumvise bimeze bite warasubiyeyo cyane? Buriya iyo ufite imbwa igiye ahantu bakayikubitirayo ntabwo usubirayo. Urumva nubwo nari umwana ariko nari nkoreye ibintu mbonye bwa mbere nubwo nta mbaraga nabishyizemo cyane ariko urumva
nari mbonye ibintu bidasanzwe bwa mbere. Urumva rero nahise nkomeza ndagenda mba muri ubwo buzima mbaho, ndakomeza mbaho hashize nk'amezi nk'arindwi, nkajya nangira gusinzira kubera ko nta n'utubere nagiraga nk'abandi bakobwa. Urumva n'icyo gihe hahandi umukobwa atangira kujya muri adolescence cyane nta byari biriho, hahandi umukobwa atangira kujya mu mihango nta byari biriho, byahise bibadabane. Yego. Nakubonye hano hantu nifuza ko tuganira, hari ikibazo nari mfite cyane. Ubundi iyo bavuze ngo nabonye hari ibintu bijanye na massage ufitemo amakuru. Yego. Ubundi massage iyo bavuze ngo massage aba ari iki, hari yanya bagiye gukorera mu iki? Massage ni y'uruhura. Iyo ujemo muri massage haba sauna na massage. Sauna uraza ukota ukaruhuka, stress zikagabanuka, ukajya no muri massage bakakugorora imitsi ugataha umeze neza. Yego. Wenda aho ngaho ndumva aho ni sawa. Ubu ngubu nta muntu n'umwe wenda murahurira muri massage mwishimane yanduruka kubera umukunzi wawe w'ibihe byawe byose? Yambera umukiriya mwiza ntabwo yambera umukunzi wanjye kuko ko nta kazi ndimo. Yego. Yakubera umukiriya mwiza. Yambera umukiriya mwiza, ejo tugakomezanya, n'ejo bundi akageza ndeba nkamuha umwanya nkamuha yokeya, ariko ntabwo yambera umukunzi wanjye. Yego. Ubuse massage watangiye uyikoreramo cyane na wahuru uyijyamo kera utaratangira kubikorera? Massage ntabwo bayipfa kuyikora uko babonye. Massage barayiga, ukaba ufite na telesifika yayo, ukabibona kujya kwaka akazi ka massage kuko nta muntu ukora massage atarayizi. Rero nyuma naje kumenya ko hano hari akazi, nza kwaka akazi, bambera ababyeyi, bampa akazi ndakora, niho mbasha kubona ibirayi bya buri munsi. Neza ugashiduka umuntu yabaye umugore igitaraganya, akaba umufemeri igitaraganya. Nababwira ngo rero icyo nababwira cyo rwose mugabanye, muduha amahoro, mureke guhohotera abana, nicyo kintu tubasabye. Basi se n'uwo mukuru nujya no kubikora nabwo kandi ujye ukoresha ubwirinzi kugira ngo udakomeza gusasabiriza sida mu gihugu. Icyo nicyo nababwira. Turimo tugenda tugana ku musozo gake gake. Impamvu uvuze babwiye ibyo ngibyo tunagireho, utubwire nk'ikintu nk'ubuzima bubi wanyuzemo niba imanera bwo kurimo ntabyo tuzi, niba ukibimo ntabyo tuzi, ubuzima wanyuzemo mu muhanda ahubwo utaraye no kurwaraza. Warigeze ubura icyo kurya? Utakiburase nahise narahingaga cyane naracuruzaga. We tubwire ibyakubayeho nyuma y'ibyo gitsina gabo, nyuma y'ububi bw'igitsina gabo, ibyakubayeho icyo gihe nyine maze kuba maze kwandagara gutyo, umugabo amaze kukwandagaza. Urumva uragenda nyine ugata umaze guta ubusugi, uragenda ukabaho nabi. Uri ku byakubayeho nyine nibyo ngende kukubwira. Njye naragiye mba mu buzima bubi, nkajya ndagenda mu mezi 7 nabwiye, inda yari imaze kuba nkuru, ngenda nkarara ku rubaraza. Hakaba n'igihe ugenda mu muhanda wasaba n'umuntu akari igihe kugira impuhwe akaguha bitewe n'uko akubona, akaguha, akaba n'utaguha. Nyine ibibazo biragenda biba byinshi. Hahandi nagiye no kubyara sinagira gute, sinabwira umuntu ko ndikunda. Ababimenye habaye 1 ku 100, araza njya mu nzu ndikingirana ndafunga. Ni kuri finale nibwo nasodotse gato ndakingura, baraza bamwara kwa muganga, ariko ubuzima burakomeza buba bubi. Tagenda mba mayibobo, amashirika y'umwana ndayibura ko nta mabere nagiraga, gushakisha sita w'umwana birangora. Bashaka no kunyambura umwana kugira ngo bashe kumurera, abandi bantu babashe kumurera. Ubuzima ntabwo bwari bworoshye rero, ariko kugeza iyi saha ndi wa muntu aho umwana yakuriye, ndi hahandi wa muntu ushobora kugenda nkaba nakuburira umuntu, nkaba nakoropera umuntu, nkaba nafata ako kazi, aka kanya nk'ako kazi ni mu ka massage, nkabasha kuba nabona ibirayi bya buri munsi. Reka tugushimire ku kiganiro dukoranye, watubwiye byinshi,
wanyuze muri byinshi ako komera wongera uracyagwana n'intambara ukiri muzima ukigwana n'intambara reka tugushimire murakoze nibaze ko wenda byakubayeho ntazagire undi babikorera kuko ubuzima bubi bwo burahari kubera igitsina gabo ugize neza cyane shalom